Gukorakora imyanya ndangagitsina y'undi muntu bifatwa nk'ubusambanyi kandi bishobora gutuma umuntu ashyirirwaho komite y'urubanza. Nanone gukorakora amabere n'ibiganiro byerekeza ku bitsina, byaba bikozwe mu buryo bwo koherezanya mesaje cyangwa kuri telefone, bishobora gutuma umuntu ashyirirwaho komite y'urubanza bitewe n'imimerere byakozwemo. Uretse ngo kamera wamunekewe narekera ngo birahagije yabanebwe se sabwe kamera waje kiruta napfa kurya gakingo ngaho se shakira akaya akaya ni kunebwa ndi no kuri bya nkabashi bari barya gukira barenga ku nkombo ndetse n'umingashye. Igice cyo kwigwa cya 21. Iki gice kizigwa kuva ku itariki ya 29 Nyakanga kugeza ku ya 4 Kanama. Uko wabona uwo muzashakana. Umurongo iki gice gishingiyeho ugira uti: umugore ushoboye ninde wamubona? Agaciro ke karuta kura k'amabuye ya marijani. Imigani igice cya 31 umurongo wa 10. Indirimbo y'107. Twigana urukundo rw'Imana. Iki gice kibandaho. Iki gice kirimo amahame yo muri Bibiliya yafasha umuntu kubona uwo bazashakana bakwiranye, nuko abagize itorero bafasha abasiribateri bifuza gushaka. Paragrafu ya mbere n'iya kabiri, ikibazo cya A. Ni ibihe bintu abakristo b'abasiribateri bagomba gutekerezaho mbere yuko batangira kumenyana nabo bateganya gushakana nabo? Ikibazo cya B. Gutangira kumenyana bisobanura iki? Ese wifuza gushaka? Nubwo gushaka atari byo byanze bikunze bituma umuntu agira ibyishimo, abakristo benshi b'abasiribateri baba bato n'abakuze baba bifuza kubona uwo bazashakana. Birumvikana ko mbere yuko utangira kumenyana neza n'uwo uteganya gushakana nawe, ugomba kwitegura neza. Ibyo bisobanura ko ugomba kugirana ubucuti bukomeye na Yehova, ukaba wiyizi neza, kandi ukaba ufite amafaranga yagufasha muri uwo mushinga utangiye. Niwitegura neza, birashoboka cyane ko uzagira urugo rwiza. Icyakora, kubona uwo muzashakana mukwiranye, siko buri gihe biba byoroshye. Ndetse niyo wabona uwo wumva ko muzashakana, siko gutangira kumenyana nawe biba byoroshye. Muri iki gice, turi burebe icyafasha abakristo b'abasiribateri kubona abo bazashakana nabo, nuko batangira kumenyana nabo. Nanone, turi burebe uko abandi bagize itorero bafasha bifuza gushaka. Ibisobanuro bigira biti: kugira ngo umenye niba witeguye gushaka, reba ingingo iri ku rubuga rwa jawa.org ivuga ngo kurambagiza igice cya mbere. Ese niteguye kurambagiza? Ibisobanuro by'inyongera bigira biti: amagambo yasobanura. Muri iki gice no mu gikurikira, kumenyana byerekeza ku gihe umusore n'umukobwa bamara baganira kugira ngo barebe niba bazashakana. Mu bihugu bimwe na bimwe, icyo gihe gishobora kwitwa kurambagiza cyangwa gukundana. Icyo gihe cyo kumenyana gitangira igihe umusore n'inkumi bemeranyije ko bagiye gukundana, kigakomeza kugeza igihe bemeranyije kubana cyangwa bahagaritse ubwo bucuti bwabo. Ibisobanuro birarangiye. Ni iki cyagufasha guhitamo neza uwo muzashakana? Paragrafu ya 3, ikibazo. Ni ibiki umukristo wifuza gushaka agomba gutekereza? Niba wifuza gushaka, ni byiza kubanza kumenya imico uwo wifuza gushaka yaba afite. Bitabaye ibyo, ushobora kwirengagiza umuntu mukwiranye, aho ugatangira kumenyana n'umuntu mudakwiranye. Birumvikana ko wagombye gushyingiranwa n'umuntu wabatijwe. Ariko umuntu wese wabatijwe siko yakubera umugore cyangwa umugabo mwiza. Ubwo rero ugomba kwibaza uti: ni izihe ntego mfite? Ni iyihe mico nifuza ko tuzashakana yaba afite? Ese niteze ibintu bishyize mu gaciro? Paragrafu ya 4, ikibazo. Abakristo bamwe bifuza gushaka, ni iki bashyira mu isengesho? Niba wifuza gushaka, nta gushidikanya ko wasenze Yehova ubimubwira. Birumvikana ko ntawe Yehova yasezeranyije ko azamushakira uwo bazabana. Ariko Yehova yita ku byo ukeneye nuko wiyumva, kandi ashobora kugufasha guhitamo uwo muzabana. Bityo rero, jya ukomeza kumubwira ibyo wifuza nuko wiyumva. Jya umusenga umusaba kugira ubwenge no kwihangana. Umuvandimwe w'umusibateri witwa John wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ibyo ashyira mu isengesho agira ati: mbwira Yehova imico uwo nifuza ko twazashakana yaba afite. Nanone musenga musaba ko nabona uburyo bwo guhura n'uwo tuzashakana. Ikindi kandi, nsenga Yehova musaba ko yamfasha kugira imico yazatuma mba umugabo mwiza. Hari mushiki wacu witwa Tanya wo muri Sri Lanka wavuze ati:
mu gihe ngitegereje kubona uwo tuzabana, nsenga Yehova musaba ko yamfasha gukomeza kuba indahemuka, kurangwa n'icyizere no kugira ibyishimo. Nubwo wamara igihe kirekire utegereje kubona uwo muzashakana, Yehova gusezeranya ko azakomeza kugukunda kandi agatuma ubona ibyo ukeneye. Paragarafu ya 5, ikibazo. Ni iki abakristo b'abasiribateri bakora kugira ngo bahure na bagenzi babo bakunda Yehova? Bibiliya idutera inkunga yo kugira byinshi byo gukora mu murimo w'Umwami. Mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto, igice cya 15, umurongo wa 58 hagira hati: kubw'ibyo rero bavandimwe banjye nkunda, mushikame mutanyeganyega, buri gihe mufite byinshi byo gukora mu murimo w'Umwami, muzi ko umurimo mukorera Umwami atari impfabusa. Nukora byinshi mu murimo wa Yehova kandi ukamarana igihe n'abavandimwe n'abashiki bacu batandukanye, uzishimira gusabana nabo kandi ubona uburyo bwo guhura n'abandi basiribateri nabo bafite intego nk'iyawe yo gukorera Yehova. Nukora uko ushoboye kose ngo ushimishe Yehova, uzabona ibyishimo nyakuri. Paragarafu ya 6, ikibazo. Ni iki abakristo b'abasiribateri bakwiriye kuzirikana mu gihe bashaka abo bazabana? Cyakora jya uba maso kugira ngo gushaka uwo muzabana bitaba ari byo biza mu mwanya wa mbere. Ibyishimo nyakuri ntibiterwa no kuba umuntu yarashatse cyangwa atarashatse, ahubwo biterwa no gukorera Yehova. Nanone iyo uri umusiribateri, uba ushobora kubona umwanya uhagije wo gukora byinshi mu murimo wa Yehova. Jya ukoresha neza icyo gihe. Mushiki wacu witwa Jessica wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, washatse ari hafi kugera imyaka 40, yaravuze ati gukora byinshi mu murimo wa Yehova byamfashije gukomeza kugira ibyishimo nubwo numvaga nifuza gushaka. Jya ufata igihe umenye neza uwo muteganya gushakana. Paragarafu ya 7, ikibazo. Kuki ari byiza gufata igihe cyo kwitegereza uwo muteganya gushakana mbere yo kumubwira ko umukunda? Wakora iki mu gihe urebye umuntu ukabona yakubera umugabo cyangwa umugore mwiza? Ese ako kanya wahita umubwira ko umukunda? Bibiliya ivuga ko umuntu w'umunyabwenge abanza kugira ubumenyi mbere yo kugira icyo akora. Mu Migani igice cya 13 umurongo wa 16 hagira hati: umunyamakenga wese agaragaza ubumenyi mu byo akora, ariko umupfu akwirakwiza ubupfapfa. Ubwo rero wagombye kumara igihe runaka umwitegereza watabizi, ukabona kumubwira ko umukunda. Hari umuvandimwe mu Buholandi wavuze ati: kumva ukunze umuntu biza vuba, ariko nanone bigashira ako kanya. Ubwo rero nufata igihe gihagije ukabanza kwitegereza uteganya gushakana nawe, bizakurinda gutangira kumenyana nawe ugendeye ku byiyumvo gusa. Nanone kandi ushobora kumara igihe witegereza umuntu ugasanga burya atari we mukwiranye. Paragarafu ya 8, ikibazo. Ni gute umukristo w'umusiribateri yakwitegereza uwo ateganya kuzashakana nawe? None se wakora iki ngo witegereze uwo wifuza ko muzabana ariko watabizi? Igihe muri mu materaniro y'itorero cyangwa mu birori, ushobora kumenya niba akuze mu buryo bw'umwuka, ukamenya imico ye n'uko yitwara. Ese ubona inshuti ze ari izihe kandi se n'icyo akunda kuvugaho? Ese intego ze zihuje n'izawe? Ushobora no kugira icyo ubaza abasaza b'itorero ateraniramo cyangwa undi mukristo ukuze mu buryo bw'umwuka umuzi neza. Ushobora kubabaza uko bamubona n'imico ye. Igihe uzamara witegereza uwo muntu muteganya kuzabana, uzirinde kumubangamira. Ujye ugaragaza ko wubaha uko yiyumva, wirinde kwivanga mu buzima bwe cyangwa ngo ushake kuba uri kumwe nawe igihe cyose. Paragarafu ya 9, ikibazo. Mbere yo kubwira umuntu ko umukunda, ni iki wagombye kuzirikana? None se wamara igihe kingana iki witegereza uwo uteganya kuzashakana nawe mbere y'uko umubwira ko umukunda? Uramutse uhise umubwira ko umukunda, ashobora gutekereza ko ufata imyanzuro uhubutse. Cyakora niba uwo muntu yarabonye ko umukunda ariko ugatinda kubimubwira, ashobora gutekereza ko utinya gufata imyanzuro. Zirikana ko mbere yo kubwira umuntu ko umukunda, udakwiriye kumva ko byanze bikunze ari we muzashaka. Ahubwo wagombye kuba uzi neza ko witeguye gushaka, kandi ukabona uwo muntu yakubera umugabo cyangwa umugore mwiza. Paragarafu ya 10, ikibazo. Wakora iki niba ubona hari umuntu wifuza kukumenya neza ariko wowe ukaba utamukunda? None se wakora iki niba ubona hari umuntu wifuza kukumenya neza? Niba wowe wumva utamukunda, gira icyo ukora kugira ngo ubimwereke. Ntibyaba bikwiriye gutuma umuntu atekereza ko mushobora gukundana kandi uzi neza ko bidashoboka. Paragarafu ya 11, ikibazo. Niba usabwe gushakira undi muntu wo bazabana, nicyo ukwiriye gutekerezaho?
mu bihugu bimwe na bimwe ababyeyi cyangwa abandi bantu bakuru nibo bahitiramo umuntu wo bazashakana. Ahandi ho bene wabo cyangwa inshuti z'uwo musiribateri nibo bamushakira umuntu bashobora kuzabana, hanyuma bagashakisha ukuntu babahuza kugira ngo bo ubwabo barebe niba bakwiranye. Niba usabwe kugira umuntu ushakira uwo bazabana, ujye ubanza umenye ibyo bombi bakunda. Niba umaze kubona uwo bashobora gushakana, ujye ubanza umenye neza uwo muntu, umenye imico ye, ariko icy'ingenzi kurushaho urebe niba akunda Yehova. Ubucuti umuntu afitanye na Yehova nibwo bw'ingenzi kuruta amafaranga, amashuri yize cyangwa urwego rw'imibereho arimo. Ariko ujye uzirikana ko uwo muvandimwe cyangwa mushiki wacu w'umusiribateri ari we uzifatira umwanzuro wa nyuma wo gushakana n'uwo bari kumenya. Uko watangira kumenyana n'uwo wifuza ko mwazashaka. Paragarafu ya 12 ikibazo. Wakora iki ngo ubwire umuntu ko wifuza kumenyana nawe? None se niba hari umuntu wifuza ko mutangira kumenyana neza, wabimubwira ute? Ushobora gushaka uko mwaganira, haba ari mu ruhame cyangwa kuri telefone. Musobanurire neza ko umukunda kandi ko wifuza ko murushaho kumenyana. Niba gusabye igihe cyo kubitekerezaho, uzakimuhe. Nanone kandi niba uwo muntu akubwiye ko atifuza ko mukundana, uzubahe ibyifuzo bye. Ibisobanuro bigira biti: mu mico imwe n'imwe umuvandimwe niwe ubanza kubwira mushiki wacu ko yifuza ko batangira kumenyana. Icyakora hari igihe mushiki wacu ari we wabanza akabibwira umuvandimwe. Niba wifuza ibindi bisobanuro, reba ingingo yasohotse muri Nimukanguke yo ku itariki ya 22 Ukwakira 2004 ku ipaji ya 20 kugeza 22 mu Cyongereza. Ibisobanuro birarangiye. Paragarafu ya 13 ikibazo. Ni iki wakora mu gihe umuntu agaragaje ko agukunda? None se wakora iki niba hari ukubwiye ko agukunda? Birashoboka cyane ko kugira ngo abikubwire byamusabye ubutwari. Ubwo rero nawe ujye umusubiza mu bugwaneza kandi umwubahe. Mu Bakolosayi igice cya 4 umurongo wa 6 hagira hati: amagambo yanyu ajya ahora arangwa n'ineza, asize umunyu, kugira ngo mumenye uko mwasubiza umuntu wese. Niba ukeneye igihe cyo gutekereza ku byo yagusabye ngo ubone kumusubiza, bimubwire. Ariko nawe ntugatinde kumusubiza. Niba kandi utabishaka, bimubwire mu kinyabupfura kandi mu buryo bwumvikana. Reka turebe ko umuvandimwe witwa Hensi wo muri Otirishiya yitwaye igihe mushiki wacu yamubwiraga ko amukunda. Yaravuze ati: namusobanurira umwanzuro nafashe mu bugwaneza, ariko nanone mu buryo bwumvikana. Nahise musubiza kubera ko ntifuzaga ko yitega ibintu bitari byo. Nanone nyuma yaho nakomeje kwitwararika kugira ngo adatekereza ko nahinduye umwanzuro nari nafashe. Ariko kandi niba wumva wifuza gutangira kumenyana n'uwo muntu, uzamubwira uko yumva n'ibyo yiteze muri icyo gihe cyo kumenyana. Jya uzirikana ko ibyo mwiteze bishobora gutandukana bitewe n'umuco mwakuriyemo n'izindi mpamvu. Ni iki abandi bakora ngo bashyigikire abakristo b'abasiribateri? Paragarafu ya 14 ikibazo. Ni gute twashyigikira abakristo b'abasiribateri mu magambo tuvuga? Ni iki twese twakora ngo tugaragaze ko dushyigikiye abakristo b'abasiribateri? Kimwe mu byo twakora ni ukwitondera ibyo tuvuga. Ushobora kwibaza uti: ese njya nserereza abakristo bifuza gushaka? Ese mbonye umuvandimwe na mushiki wacu w'abasiribateri bari kuganira, mpita ntekereza ko bakundana? Nanone kandi ntitugomba gutuma abakristo b'abasiribateri bumva ko hari icyo babura bitewe n'uko batashatse. Wa muvandimwe witwa Hensi twigize kuvugaho yaravuze ati: hari igihe abavandimwe babaza umuntu bati: kuki udashaka? Ubona ko umaze gukura? Amagambo nk'ayo ashobora gutuma abakristo b'abasiribateri bumva bahatiwe gushaka kugira ngo bemerwe n'abandi. Ese ntidukwiriye gushaka uko twajya dushimira abakristo b'abasiribateri? Paragarafu ya 15 ikibazo cya A. Dukurikije ijambo riboneka mu Baroma igice cya 15 umurongo wa 2, ni iki dukwiriye kuzirikana mbere yo gufasha uwifuza kubona uwo bazashaka? Ikibazo cya B. Ni ayahe masomo y'ingenzi wavanye muri video yatanzwe? None se twakora iki mu gihe tubona hari umuvandimwe na mushiki wacu baberanye? Bibiliya idusaba kwita ku byiyumvo by'abandi. Mu Baroma igice cya 15 umurongo wa 2 hagira hati: buri wese anezeze mugenzi we mu byiza kugira ngo bimwubake. Abavandimwe na bashiki bacu benshi b'abasiribateri baba bifuza ko hagira ubahuza n'uwo bazashakana, kandi dukwiriye kubaha ibyifuzo byabo. Cyakora hari ababifuza ko hagira ubibafashamo, ariko ntitwagombye kubikora batabidusabye. Abandi bo bahitamo ko hagira ubahuza n'uwo bazashakana, ariko bigakorwa mu ibanga.
mushiki wacu w'umusiribateri wo mu Budage witwa Lidiya yaravuze ati ushobora gutumira umuvandimwe na mushiki wacu hari n'abandi bantu benshi, icyo ukora gusa ni ugushaka uko bahura ibindi ukabibarekera. Ibisobanuro bigira biti reba video iri ku rubuga rwa jawa.org ifite umutwe uvuga ngo abarwanirira ukwizera abakristo b'abasiribateri. Ibisobanuro birarangira. Paragrafu ya 16 ikibazo ni icyo abakristo b'abasiribateri bakwiriye kuzirika. Twaba twarashatse cyangwa tukiri abasiribateri dushobora kugira ibyishimo kandi tukumva tumerewe neza. Ubwo rero niba wifuza gushaka ariko ukaba utarabona uwo mukwiranye, komeza kwibanda ku murimo ukorera Yehova. Hari mushiki wacu wo muri Makao wavuze ati utekereje kugira umuntu azamarana n'uwo bashakanye muri paradizo, wasanga igihe umuntu amarana n'umusiribateri ari gito cyane. Jya wishimira icyo gihe kandi ugikoreshe neza. Ariko se wakora iki niba warabonye uwo muteganya gushakana kandi mukaba mwaratangiye kumenya? Mu gice gikurikira tuzareba icyo mwakora kugira ngo icyo gihe cyo kumenyana mugikoreshe neza. Wasubiza ute? Wakora iki niba wifuza kubona uwo muzashakana? Kuki ari byiza kwitegereza uwo uteganya gushakana nawe mbere y'uko mutangira kumenya? Abagize itorero bashyigikira bata abakristo b'abasiribateri bifuza gushaka. Indirimbo y'137 bashiki bacu bizerwa. Igice kirarangiye. Ibyo madini nyine nagize kuba ari muke abo iyo bita abarokore sibyo, so kagenda ubona hari ibyo bidahuje. Iwacu barabahamya ba Yehova, so wa Yehova nabagiyemo kuko kundi ugenda ufite amagaze tukajya kubwiriza. Ibyo nabikoze ariko ibyari nkaho kugahato nakora bishakaga batuma dukora ishyano yacu nashyano nari ajya hepfo ye none se foyi turagenda turazibaba tuzirya mu modoka kugira ngo tubidase witwa baba nsanga n'ibipapuro by'abayova baduhaga njye narabyiheheshaga nkabijugunya.